umukobwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga ngo abagabo bose ni ihene. nuko umwe mu basore babibonye ararakara ahita amubaza ati none se waba wahaye papa wawe ubwatsi? Yesu we muri Zimbabwe haravugwa inkuru y'ibigabo bibiri, abagabo babiri baguwe gitumo barimo gusambanya ihene. umwe yarafashe ihene ayifashe amaguru y'imbere abona amaboko, hanyuma undi ari inyuma yamanuye yatsuye ipantaro arimo ari kuri yagapfuya. ubwo nyine bahita babyumva abantu ko yagapfuya yire urumva. aka kabiri umugabo aba aratashye mu ijoro kandi yasinze, ageze mu cyumba cye arebye mu mirambizo ahabona amaguru ane aho kubonamo abiri. nuko aba arahubutse n'umujinya mwinshi ahita atekereza ko umugore we yazanye undi mugabo mu buriri, niko gufata ikibando arahondagura. bigeze aho asigaye bataka yihina mu gikoni gushaka amazi ashyushye ngo abameneho. ageze mu gikoni asanga umugore we niho aryamye. nuko umugore aramubwira ati mukundwa wanjye, ababyeyi bawe bombi badusuye kuko mbubaha cyane, baraza mu cyumba cyacu, nizeye ko uvuye kubasuhuza. kugira ngo te kubasuhuza byahe kubahondagura, ahubwo watumye atajyana amazi ashyushye ngo yabacucagireho. aka gatatu umuntu yaguze imodoka yanditseho 4x4, ageze iwe umwana abona ku modoka yanditseho 4x4, ararakara cyane agira ati iki ni kizi ko 4x4 ari 16. ahita afata ibuye yandika kuri iyo modoka ko bihwanye na 16 cyangwa bingana na 16. umugabo abibonye ararakara cyane ayijyana mu igaraje, basigaho irindi range barabisiba arataha. bukeye wa mwana yongeye kubibona arongera yandikaho nibuye ko bingana na 16 cyangwa bihwanye na 16. afite n'uburakari burenze ubwa mbere nibwo yabyandikanye rwose. wa mugabo nyiri imodoka yaje kongera kubona bongeye kumwandikira ku modoka, yigira inama yo kujya kwandikishaho ko bingana na 16 kugira ngo uwo mwana atongera kubyandikishaho ibuye. avuye mu igaraje kubikoresha wa mwana arabibona ahita avuga ati ntubona ko cyamenye ubwenge? ubwo arabwira cyase kare kose se kigiraga amaki cyandika amafuti. ahita afata ibuye yandikaho ngo très bien. aka kane umushakashatsi yinjiye mu ishyamba maze akubitana n'intare, akanura amaso, akanura maremare, arakanaguzwa ye, maze arivugisha ati mana yanjye ukore ku buryo intare igutekereza kandi be yarabatijwe. intare nayo iti mana iri funguro uryeze kandi urihe umugisha. murumva icyakurikiyeho. aka gatanu umugabo yahuye n'undi aramubaza ati ese watangiye kwambara amaherena kuva ryari? undi aramusubiza ati kuva umugore wanjye yayabona mu modoka nkamwumvisha mubeshya ko ari ayanjye. aka gatandatu umugore ati mfite imyaka 50 ariko hari inshuti yawe ikimbona ko ndi mwiza cyane. umugabo nawe ati wagomba kuba ari Edouard Gasada byaze bikuze. umugore ati ubwo ubibwiwe n'iki? umugabo ati nuko nzi ko ari gukunda kugura ibyuma bishaje muri aka gace. aka karindwi umukecuru agiye kwa muganga, nuko dogiteri atese mukecuru witwa nde? umukecuru ati nitwa Mukamana. dogiteri arandika arongera aramubaza ati rindi se? umukecuru ariyumvira ati va gushyiraho Bosiko. umukecuru Mukamana Bosiko. aka munani tekereza uri kumwe n'abasore cyangwa inkumi bagenzi bawe muri salo, nuko mushiki wawe cyangwa musaza wawe muto akaza akakubaza mu ijwi riranguruye ati mama ngo iyi safuriya y'igikoma ayisukemo amazi cyangwa urayikomba?
aka 9. umugabo yafashe inuma ngo ajye kuyirya, iramubwira iti reka nkubwire ikintu kimwe nako bitatu hanyuma ubone kundya. icya mbere, ikintu cyakugeze mu ntoki ntikikaguhenda ubwenge ngo ukirekure. icya kabiri, ntukababazwe n'icyo wakoze. irongera iti ndekura nkubwire icya gatatu cy'ingenzi. arayirekura irigurukira. inuma iti waba umupfu urakanyagwa. na bibiri bya mbere ntibabyubahirije, none nkubwire iki cya gatatu. aka 10. uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe Indera, aha ni mu gihugu cy'u Rwanda. umugabo bamujyanye mu kigo bavuriramo abarwayi bo mu mutwe Indera. rimwe muganga umuvura abonye ko umurwayi atavuga amateshwa nk'abandi, aramubaza atese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? uwo murwayi ati ndakubwira. aratangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye. wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye. nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. wa mwana w'uwo mukobwa aba se wabo w'uwanjye kandi aba na mwishywa we. umuhungu wanjye nawe aba nyirarume wa muramu wanjye kandi ari umuhungu wabo. ntunzemo ati none rero ni sebukwe wa data, umuhungu wanjye ni muramu wa data kandi ari umwuzukuru we. byongeye kandi uwo mwana arambyaye kuko ari musaza wa nyirabukwe n'umugore wanjye. umugore wanjye ni nyogokuru kuko ari nyina wa mukadata. nanjye ubwanjye ndi sogokuru wanjye kuko mbyaye mukadata kaba n'umugabo wa nyogokuru. uwo murwayi wo mu mutwe mu gusoza ati narabibatekerereje babonye ari nk'amayobera, banzana hano banyita nyine umurwayi wo mu mutwe. muganga nawe ako kanya kimara kubyumva baravangiwe, bahita bamuha igitanda aho ngaho Indera ajya mu bandi. aka 11. umugore ufite indwara yo kwibagirwa vuba we yagiye kwivuza. ageze kwa muganga abwira muganga ati muga ndwaye indwara yo kwibagirwa vuba, ubwo uramfasha iki? muganga aramusubiza ati bimaranye igihe kingana iki? nyamugore aramwitegereza maze nawe aramusubiza ati muga harya ubwo ninde urwaye? arwaye iki? aka 12. abagabo babiri bagiye gutega imodoka basangira basize, bayibona irenga, mbese amarembera irenga hirya gato, nuko bayirukanka inyuma. bombi bayigezeho umwe muri bo ayurira igenda, undi arasigara, ariko usigaye asigara aseka yatembagaye. ubwo nabarebaga imbere yanjye, nuko mugezeho ntese aho kubabazwa nuko imodoka igusize ahubwo urimo guseka. nawe ati wa mugabo we nawe umenye ikinsetsa nawe watembagara. atuzi kuriya ugiye ahubwo yaramperekeje. aka 13. umunsi umwe mu gihugu gishishikariza abantu kubyara abana benshi, hamwe ubyara bakaguhemba kubera ko bafite abaturage bake cyangwa bashaje, hari hateguwe gahunda yo guhemba umuryango wari ufite abana 14. nuko hakaba imiryango imwe yari ifite abana 13. umugabo wamaze kumva iryo tangazo yibuka ko yari yarabyaye umwana hanze, niko kwegera umugore we amusobanurira yitonze ko yari yarabimuhishe, ariko ko byaba byiza agiye kuzana uwo mwana kugira ngo babashe kwegukana ibyo bihembo byari byateganyijwe, dore ko byari binatubutse. umugore aramwemerera, umugabo anyarukira kuzana wa mwana. akimugeze imuhira ariko ngo ajye kureba asanga mu rugo hasigaye abana 2 gusa, abana 13. niko guhita abaza umugore ati abandi bana ubatumye he kubona amasaha y'irushanwa yegereje? nyamugore niko kumusubiza ati burya wabaye ukiva hano ukitarabuka nyine ugiye gushaka uwo mwana wawe, ba bana bandi nabo bahase baba basesekaye hano baje kubatwara ngo babajyane mu irushanwa. aka 14.
mwarimu ategura ikizamini yarabajije ati ni irihe tandukaniro riri hagati ya biyoloji na sosiyoloji. Umunyeshuri witwa Joriji arasubiza ati biyoloji ni igihe umwana avutse asa na se, naho sosiyoloji ni igihe umwana avutse asa n'abaturanyi. Nayamuha yose rwose nibyo. aka 15. Ubwo bari mu ishuri, nawe urabumva nyine ni abanyeshuri. Nuko umunyeshuri arabaza ati ariko mwari, umuntu yahanirwa icyo atakoze? Mwarimu ati reka ntabwo bibaho, ntibishoboka. Ubwo Joriji aho yari yicaye inyuma mu ijwi riranguruye ati Imana ishimwe, ntabwo nakoze umukoro devoir cyangwa homework mwari mwampaye. Akoze cyane ntege twabanye paka ino video irangiye. Ndagira ngo uze kumbwira akagushimishije cyane kurusha kandi muri comment.